ngaruke mbabwire ibintu by'intumwa abarozi bakunze kwifashisha mu gutuma. Bagira intumwa bajya batuma zikajya gucekinga, zikajya gusuzuma umuntu barimo kuroga uwo ari we. Yego, bagira ibintu by'intumwa bajya bagenda batumwa, kubera yuko aramutse agiye akagera yari umuntu fizikoma cyangwa se akagera yari umuntu ugaragara, bamumenya cyangwa se bakabivumbura. Ariko mu buzima busanzwe hari amatungo bakunze kwifashisha, bakambara uruhu rwayo barangiza bagacamo. Urugero harimo nk'amapusi. Ipusi izi ngizi zinyawuza, abarozi bakunda kuzicamo, ukabona ipusi irimo iragucunga ku manywa na nijoro. Ukabona ipusi hari ishobora kuhagera kare, hari ishobora kuhagera bwije, hari n'ishobora kuhagera nijoro cyane, hari n'ihazindukira mu gitondo. Mbese ukabona ipusi irakugenza cyane. Kano kanyamaswa kitwa ipusi makayabo, harimo n'abandi bantu bakita makayabo. Iyi pusi rero iba ishobora kuba yakugenza muri buno buryo, ikaba ishobora kuba yazenguruka iwawe. Hari n'iziza zishobora kuba zarira, hari n'iziza zishobora kuba zagendagenda mu buryo butandukanye. Izo pusi abarozi barazifashisha cyane, bakambara amasura yazo. Mu minsi itambutse hari umuvandimwe wari urimo kugendagenda ahantu ngo aca ku ipusi arayikubita, amaze kuyitera amabuye arigendera. Aciye ku muntu w'umukecuru mu wundi munsi ukurikiyeho, aramubwira ati ariko buriya mu by'ukuri ubu mpora iki? Arabyibazaho cyane, abitekerezaho. Haramubaza se mba nguhora iki ryari? Aramubwira ati igihe untera amabuye ubu mpora iki? Yibaza igihe yamutereye amabuye kiramuyobera, yibaza igihe yabikozeho kiramuyobera. Ariko mu by'ukuri ipusi abarozi barayifashisha, bakambara uruhu rwayo. kubera ko ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe n'umugisha kuba turi kumwe, ndetse n'iby'igiciro gikomeye cyane. Amasaha rero nk'aya ngaya nongeye kugaruka imbere ya kamera, mbashimira cyane abajya babana natwe kuri Emmanuel Nganji cyangwa se kuri Nganji Official. Ndagarutse nanone mu kiganiro cy'uyu munsi, mu kiganiro cyiza cyane, mu kiganiro dukomeza dushima Imana ko yabanye natwe, yarangiza ikadushyigikira. Ndabasuhuje abacuti banjye, ndabasuhuje bene Nganji Official, abantu mujya mucishamo mukadukurikira. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi mukomeze mukomere. Hari abantu rero bari hirya no hino bari barimo kwibaza ngo mbese ngo ndihe, abandi bati yararwaye, abandi bati yarapfuye, abandi bati bimeze gute? Ariko ndi muzima mu izina rya Yesu Kristo, ukuyeho icy'uburwayi gusa, ariko ahandi hose ndi muzima. Ndashima Imana rero nyine ko yabanye nanjye mu minsi yatambutse, mu gihe nari ndi mu burwayi. Harimo abantu bibaza ngo singe, abandi bati ninge, abandi bati bimeze gute? Ariko nongeye kugaruka nshima Imana cyane ko yabanye nanjye. Hari akaririmbo karimo kumfasha muri minsi kavuga, mvugishije umwirongi cyane, nshuti zanjye mukomere, icumbi riba yamayobera, amapfa afashe intebe, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitsu ubutunzi bwabo aha tagera ingesi, kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora, nubwo amashyo yashira mu biraro, mwizeye isezerano. Nubwo ba nyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso bizera isezerano.
yes, abafite ikimenyetso bizera isezerano, nibyo nari ndimo kubabwira. Ndimo mbabwira ni umugisha kuba turi kumwe ahangaha muri kino gitondo, ndetse n'igiciro gikomeye. Nari ndimo mvuga ngo ndabasuhuje aho muherereye aho ariho hose, yaba bari mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, bari mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali indani. Ni umugisha cyane kuba tubafite. Hari n'abari nyuma y'igihugu cyangwa se mu bindi bihugu by'amahanga, ni umugisha kubana namwe. Ahangaha ni kuri Nganji Official, ni kuri channel nziza kandi yizewe. Mujye mudukurikirana. Inkunga ya mbere nabasaba kutarakanda ka kantu kitwa subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa, akandeho. Ikindi cya kabiri navuga, mujye muca muri comment, mutere comment, mutubwire uko ibiganiro byacu bimeze, mutubwire icyo mwifuza, mutubwire. Rimwe na rimwe tuba turimo kujya tugenda dukora ku biganiro byinshi bitandukanye, tuba turimo tugenda tuvuga ku nkuru nyinshi zitandukanye, tuba turimo kutugenda tuvuga ku bintu cyane cyane. Ibintu twibanzeho ni ibintu by'abarozi. Nibwo buhamya butambutse mu minsi yashize nari ndimo gutanga. Ndabutanga cyane, ndabutanga. Nkora igice kimwe, nkora bibiri, nkora bitatu, nkora bine, nkora bitanu, nkora bitandatu. Harimo rero abavugaga bati buriya ubwo atakivuga muri iyi minsi, hari igihe byaba byarahindutse cyangwa se ntibimworohera, ariko ndashima Imana ko ngihumeka umwuka w'abazima. Nakagaruka rero nanone, munyemerere dukomeze ibice bimwe na bimwe by'ubuhamya nari ndimo ndabahereza ubushize, ubwo twari turimo dukora ikiganiro. Nari ndimo ndabahereza karagiteri cyangwa se ibintu bigaragaza ko abantu bashobora kuba batunze imyuka mibi. Yego, nari ndimo ndabereka abantu bashobora kuba batunze imyuka mibi, ibintu byinshi baba batunze, ibintu bitandukanye baba batunze. Ndimo ndababwira ko bakunze kugira icyo bita ibigabiro cyangwa se ibiti byitwa imivumu. Ndimo ndabereka ibintu byitwa biriya bintu byitwa ibiziranyenzi. Ndimo ndabereka ibiziranyenzi ni biriya bintu bakunze kunywesha mu buzima butandukanye. Biriya banywesha, ibintu banywesha murabizi, biriya biti banywesha ibikatsi mu buryo butandukanye, cyangwa se ibintu by'imbetezi mu bibindi, nibyo byatsi byitwa ibiziranyenzi. Ikindi cya gatatu nari ndimo ndababwira igiti cyitwa umuko ari wo murinzi. Nibyo nari ndimo kubabwira, ndimo kubagenda mbagaragariza ingero z'ahantu hashobora kuba hariyo imyuka mibi. Ibyo biti mu buzima bwabo busanzwe ntabwo bajya babibura, ntabwo bajya bapfa kubibura. Hanyuma uyu munsi wa none ndagira ngo ngaruke mbabwire ibintu by'intumwa abarozi bakunze kwifashisha mu gutuma. Bagira intumwa bajya batuma zikajya gucekinga, zikajya gusuzuma umuntu barimo kuroga uwo ari we. Yego, bagira ibintu by'intumwa bajya bagenda batumwa, kubera yuko aramutse agiye akagera yari umuntu fizikoma, cyangwa se akagera ari umuntu ugaragara, bamumenya cyangwa se bakabivumbura. Ariko mu buzima busanzwe hari amatungo bakunze kwifashisha, bakambara uruhu rwayo, barangiza bagacamo. Urugero harimo nk'amapusi. Ipusi izi ngizi zinyawuza, abarozi bakunda kuzicamo, ukabona ipusi irimo iragucunga ku manywa na nijoro. Ukabona ipusi hari ishobora kuhagera kare, hari ishobora kuhagera bwije, hari n'ishobora kuhagera nijoro cyane, hari n'ihazindukira mu gitondo. Mbese ukabona ipusi irakugenza cyane. Kano kanyamaswa kitwa ipusi makayabo, harimo n'abandi bantu bakita makayabo. Iyi pusi rero iba ishobora kuba yakugenza muri buno buryo, ikaba ishobora kuba yazenguruka iwawe. Hari n'iziza zishobora kuba zarira, hari n'iziza zishobora kuba zagendagenda mu buryo butandukanye. Izo pusi abarozi barazifashisha cyane, bakambara amasura yazo. Mu minsi itambutse hari umuvandimwe wari urimo kugendagenda ahantu, ngo aca ku ipusi arayikubita,
amaze kuyitera amabuye arigendera, aciye ku muntu w'umukecuru mu wundi munsi ukurikiyeho aramubwira ati ariko buriya mu by'ukuri ubu mpora iki? Arabyibazaho cyane abitekerezaho, haramubaza se mba nguhora iki ryari? Aramubwira ati igihe untera amabuye ubu mpora iki? Yibaza igihe yamutereye amabuye kiramuyobera, yibaza igihe yabikozeho kiramuyobera, ariko mu by'ukuri ipusi abarozi barayifashisha bakambara uruhu rwayo kubera ko ibishobora guca ahantu hatoya ikaba yagenda ikaneka amakuru. Icya kabiri bajya bifashisha mu buzima bwabo butandukanye ni imbwa. Imbwa bubwa, imbwa nyine iyi ngiyi isanzwe, bagerageza kwifashisha uburyo ki bw'ibintu udashobora gutekereza. Inyamaswa zisanzwe zibana n'abantu mbese mu buryo butandukanye, bakifashisha rero akambara isura y'imbwa, yambara isura y'icyo kintu kubera yuko rimwe na rimwe nk'igikubise ukakica ujya kumva hapfuye umuntu. Yego, ni muri ubwo buryo rero mba ndimo kugenda mbahereza ibimenyetso by'abantu barogwa, cyangwa se ukabona haragendagenda imbwa zidasanzwe cyangwa se imbwa zigahora zigutera ku manywa na nijoro, hari naho zijya zikabahamagara mu mazina kandi ari imbwa irimo guhamagara. Ibyo bintu mujye mubyitondera, ibyo bintu mujye mubishyiraho akabago cyane, ibyo bintu mujye mubishyiraho imbago, ibyo bintu mujye mushingaho akadomo. Icya gatatu bajya bifashisha mu gutambukamo ni aka gasimba kitwa Marie Jose. Marie Jose aka kagendagenda mu nzu cyane, kano gasimba bagacamo wajya kubona ukabona ufite nka Marie Jose mu nzu. Iyo Marie Jose wenda ukabona iba nko hejuru, mwagira ngo murimo nko kuganirira muri salo, ukabona Marie Jose yamanutse yateze amatwi yabaye nk'umuntu, wagira ngo ugize ikintu bivuzeho, ukabona Marie Jose irazamutse irenze hejuru mu idari, wagira ngo uravuze uti nimunzanire inkoni nyikubite, ukabona Marie Jose irarenze, akaba ari Marie Jose iri aho ngaho. Iyo Marie Jose ikaba itarya udusimba, oya, iyo ngiyo ntabwo ibirya udusimba, ahubwo iba yibera nyine aho ngaho gutyo gusa, ari nk'akantu bateze aho ngaho, ari intumwa bagutumyeho kugira ngo ijye gutega amatwi nirangiza ishyire amakuru umurozi ushobora kuba yaba akuroga. Yes, ikindi kintu bajya bifashisha ni ikinyenzi. Ikinyenzi murakizi, ibinyenzi akenshi na kenshi bikunze kuba mu matuwarete, ariko hari ukuntu bijya bitera mu nzu, bigatera mu nzu bikagendagendamo cyane, bigakoreramo imirimo myinshi itandukanye, ukabona birabisikana, ukabona uburyo kibirimo gukoramo ntibisobanutse. Umunsi wabonye icyo kintu uzabe maso cyane, kubera yuko abarozi bagikoreramo barangiza bakiyoberanya bakambara isura y'ako kanyamaswa y'akanyenzi. Ikindi nyamaswa bajya bifashisha mu buryo bwo kohereza nk'intumwa, imbeba bubeba, iriya mbeba, zino mbeba no ku muntu bateje inyatsi bifashisha imbeba cyane, ukajya uzibona mu nzu. Rimwe na rimwe ku bantu bazakurikira kino kiganiro muzatere comment, hari n'imbeba ziba mu nzu zikaba zidashobora nko kurya mu bintu mufite mu nzu, oya, ukaba ufite nk'inyanya hariya ku mugaragaro, ukaba wahashye nk'ibijumba, ukaba wahashye ibintu runaka, hakaba hari nk'ubunyebwa, hakaba hari nk'ishashi irimo indagara, hakaba harimo mbese ibintu imbeba zikunda byose, ugasanga imbeba irasimbuka mu nzu ariko ntishobora kurya na kimwe. Ntishobora kurya n'ikintu na kimwe. Yego, ubwo bwoko bw'izo mbeba bubaho, bwarangiza bukaba nyine ari intumwa bagutumyeho. Noneho hari n'imbeba ziri mu bwoko bw'inyatsi bagutereza mu buryo busanzwe, ikaba yaza ikakurira nk'imyenda yose ufite mu nzu. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bimenyetso cyangwa se ni bimwe mu byo bajya bifashisha mu buryo busanzwe bakora icyo bita kohereza intumwa zitandukanye ku buzima bw'umuntu, ariko akaba ari uburyo bwo kugira ngo bakunde bamuroge. Ibyo byose rero iyo urimo kubyitegereza cyangwa se ibyo byose iyo urimo kubireba, nta kindi uba ugomba gukora gahunda
ni ukuba maso warangiza ugasenga cyane kubera ko uba usumbirijwe n'ibyo byago n'amakuba mu buryo butandukanye. Harimo abajya bemera ko abarozi babaho, cyangwa se abandi ugasanga ntibabyemera, cyangwa se abandi ukumva barabyumva, cyangwa se abandi ukumva ntibabyumva, ariko mu by'ukuri si uko batabaho, ariko ibyo byose biba bigira ngo nubyumva ujye ubibera amaso, cyangwa se ube maso kugira ngo ukunde umenye ibyo ari byo. Yego, mba niho ngenda mbabwira ibintu bimwe na bimwe bitandukanye kandi biba biteje impungenge mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Ni umugisha rero kuba tujya ducishamo tukabana ku manywa na nijoro, tukagendererana ku manywa na nijoro, twarangiza tugatera komenti tukabana. Ndimo kubwira abantu barimo bavuga ngo ntabwo mpari, abandi bavuga amakuru atandukanye ari hirya no hino, ndagira ngo babwire ngo ndahari rwose cyane. Nta nkuba ikubita umunyabugingo, nshuti yanjye, mu gihe uzaba uri umunyabugingo niyo byakwitugatuga nk'aya magare yo kwa Farawo, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikubera amaso, irakomeza ikakurinda, igakomeza ikagushyigikira mu byo bakurwanyamo byose. Imana ndagira ngo mbabwire ngo ni iyacu, ni iyawe, ni iy'umuntu uwo ari we wese uyemera ku manywa na nijoro, ndetse n'abatayemera si uko atari iyaba. Ariko ndaringarutse hano kuri kamera, ahangaha ni kuri Nganji Official. Nari ndimo kubaganiriza aya matungo cyangwa se utu tunyamaswa cyangwa se izi nyamaswa abarozi bakunda kwambara uruhu rwazo, cyangwa se bakambara amasura yazo, cyangwa se bakihindura zo bakajya gukora imirimo y'umwijima, cyangwa se bakajya kuroga mu buryo butandukanye. Ni umugisha rero kuba tujya tubana ngaha kuri Nganji Official, ndetse n'igiciro gikomeye cyane. Tuba turi kumwe mu buryo butandukanye, tugendagenda twungurana ibitekerezo. Ngaye nguko share and comment kuri bino biganiro irakenewe, ubisangize n'abandi, kandi dukomeze dusengerane, dusengere mu kuri no mu mwuka. Imana ndabizi neza izabana natwe, kandi Imana izadushyigikira, kandi Imana izadukomeza. Hari umuntu wari wanyandikiye aravuga ku kintu cyitwa imbeba. Iyi mbeba zo nigeze kujya nzisobanuraho cyane mu biganiro byo hejuru byabanje. Imbeba yo nyine mu buzima busanzwe, nyine iyo bayigutereje baba bari mu gushaka ko nyine ugira inyatsi mu buzima bwawe. Inyatsi ni buriya buryo uba ushobora gutunga amafaranga, ariko ukayatunga nabwo bigoranye, kandi ayo mafaranga ntagire n'ikindi kintu agira gute akumarira. Uba ufite inyatsi ku buzima bwawe bwa buri munsi. Uriya hari umuntu uba udashobora gucuruza ngo yunguke rwose, ubucuruzi bwe bwose bwa buri munsi ari ibihombo gusa, ashora agahomba, n'ejo yashora agahomba, akagira ngo wenda nuko atazi gucuruza, kumbi mu buzima busanzwe wifitiye inyatsi. Nta cyavamo, bamaze guhindanya isura yawe, cyangwa se bamaze guhindanya amahirwe yawe. Nta kindi rero aba ari ugusenga cyane, aba ari ukwiragiza Imana, aba ari ugushakisha uburyo ki bwose iyo nyatsi yagira gutya ikakuvaho. Mbarageje Imana Data, Mwana, Data wa twese ikomeze kubana namwe. Mbarageje Yezu na Bikira Mariya, ku bajya badukurikira ku manywa na nijoro, dore ko abenshi ari abakatolike. Icya mbere dukomeze dusenge, icya kabiri twizere cyane Imana, dukomeze tuyubahe, izatugirira neza cyane. Aha nagira ngo mbibutse ko utarakora subscribe ayikore, sharinga abandi bantu basangize kino kiganiro, comment ntizize kubura, kugira ngo dukomeze dufatikanye ibyo turimo dukora ku manywa na nijoro. Yari Nganji wanyu kuri Nganji Official. Ciao ciao, amahoro y'Imana abane namwe. Nakagaruka kandi tuzajya dukomeza tuganire ku bintu bimwe na bimwe bitandukanye. Bye bye bye. Abantu bose mubabwira ngo aracyariho kandi aracyakomeye, aracyahumeka amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Bye bye.